uyu mugabo tugiye kugarukaho yanditse ibitabo bitandukanye birimo icyo yise umusabyi w'umunyu. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku magambo yavuzwe na Bamporiki Edouard. Uyu mugabo ni mwene Mwitende wa Habimana, Habimana wa Majangwe, Majangwe wa Muhizi, Muhizi wa Mugisha, Mugisha wa Musinga, Musinga wa Senyakayaga, iwabo n'abasinga inkomoko yabo ni Nyaruguru. Bamporiki yavuze ko Senyakayaga yageze Ikinyaga amena ishyamba rya Nyungwe, yaragiye guhaha nk'abandi bagabo bose, agera mu Kinyaga ari naho yabyariye abo bose wumvise nakubwiye haruguru. Yavutswe itariki 24 z'ukwa 12 umwaka w'1983, avukira i Nyamasheke mu muryango w'abagore nk'uko abyivugira. Sengo yagiraga abashiki be 7, mu gihe iwabo bavuka ari abakobwa 6, akaba ari uyu muhungu urimo wenyine, bamugane n'umuryango w'abagore. Se yitabye Imana Bamporiki afite imyaka 6 gusa y'amavuko. Bamporiki yize amashuri abanza mu mwaka w'1990, amashuri yisumbuye yize muri groupe scolaire Kibogora. Ntabwo yabashije gusoza amashuri yisumbuye, yahagarikiye mu cyiciro rusange kubera ko mama we yabuze amafaranga yo gukomeza kumwishyurira ishuri. Icyo gihe Bamporiki yitabaje benshi bamutera utwatsi. Abo yitabaje harimo se wabo wanze no kumucumbikira, kugeza ubwo amusabye no kurara ahantu yarazaga ihene. Se wabo arabyanga. Abonye ko kwiga byanze, nyina yamugiriye inama yo gushaka umugore. Icyo gihe yari afite imyaka 17, nyina aramubwira ati ariko washatse umugore ko na so yanshatse afite imyaka nk'iyo ngiyo yawe. Bamporiki rero kandagiye mu ishuri abona bitavamo, yatangiye gupanga ukuntu yajya gushakira ubuzima i Kigali. Ni inkuru ndende mu buryo bugoye. Yisanze i Kigali, atangira gushaka akazi. Yakoze akazi ko mu rugo, yacukuye imisarani, ashakisha amaramuko. Ibi byose yabikoraga bifatanya n'impano y'ubuhanzi, kwandika imivugo, kwandika filime, byagiye binamuhesha amahirwe atandukanye. Yigeze kwandika filime ijya muri Festival de Cannes, imuha n'amafaranga. Ayo mafaranga niyo yakozemo filime benshi mwamumenyeho yitwa Long Coat, ikoti rirerire. Iyi filime yanamufashije guhura n'umukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame, amusaba gukomeza inzira arimo kuko yabonaga ko abishoboye cyane. Bamporiki yaje no gusubira mu ishuri, aza no kwiga candidat libre, abona diplome nziza, anakomeza no kwiga kaminuza. Urumva ubuzima burahinduka. Uyu mugabo yavuye kure habi agera kure heza, abikesheje gukora, kurota binini, kwizirika umukanda, ubunyangamugayo, kugira intego n'ibindi byamuhetse kugeza ubwo bimwinjije mu nteko ishinga amategeko, aba umudepite. Aza no kugirirwa icyizere n'umukuru w'igihugu, amugira umuyobozi w'itorero. Kugeza ubu ngubu ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Amateka y'ubwayo ni inkuru yahindura ubuzima bwa benshi. Gusa reka ngaruke ku magambo yavuze mu gice cy'ijambo ryahindura ubuzima n'ubundi. Uyu mugabo yigeze kuvuga ijambo rikomeye ngo ndagukunda itazi igihe yikoreza agataro. Yaravuze ngo nta kintu gitera agahinda nko gukora ikintu washutswe kubera kuri muto, ukazagira igihe uvuga uti iyo mbimenya kandi utakibishubije inyuma. Burya ibyo udafite uyu munsi hari igihe uzabigira. Irinde ko wazabitunga utagifite imbaraga zo kubibamo no kunezezwa nabyo. Uyu mugabo yaravuze ngo ijwi nubwo ryaba rivuga ibibi, ni rya buri kintu rikwigisha. Yaranavuze ngo umuntu wese ukiriho narirarenga. Aranavuga ngo ibyago bikomeye umuntu atitera no kubyarwa n'umugizi wa nabi, byanze bikunze bigukururira akaga. Yaravuze ngo iyo inzira isibwe abari inyuma barayoba. Nta muntu wamenya aho iyo nzira yabigana mu gihe yasibwe. Niyo mpamvu turi inzira y'inzozi z'abakurambere bacu, natwe tugomba kubera inzira nzima abadukomokaho.
yigeze kuvuga ngo ubwato bugira umutekano iyo buri ku nkombe, ariko ntabwo ari cyo bwaremewe. Burya n'umuntu ashobora kugira umutekano iyo nta kintu ari gukora, ariko ntabwo ari cyo yaremewe. Yigeze kuvuga ijambo ryavuzwe n'ubundi na diplomate ngo ihene irishiriza ku burebure bw'umugozi wayo. Burya inzozi wihaye niba ari ukubona ibihumbi 100 ntushobora kuyarenza, kubera ko aho ngaho uyashakira ni ahatarengeje ibihumbi 100. Ayo ni amagambo yavuzwe na Bamporiki. Burya inzozi kuzirota ni ubuntu, ariko kuzigeraho ni urugendo. Yaravuze kandi ngo umurinzi w'inzozi ni nyirazo. Iyo utazirinze nawe azikurindira. Buri wese ararota kandi akazikabya ukwe. Rinda inzozi zawe, kubera ko nutazirinda nta muntu uzazikurindira. Bamporiki yaravuze ngo umutima ukomeretse nubwo wabwira uguti turaguhaye wumva turakunyaze. Yaranavuze ngo ntugaterwe ikibazo nuko abantu bakubona, ujye uterwa ikibazo nuko wowe wibona. Wowe wibona gute?